agaconga cyagiye uri ku kazi akaba aribwo avuga ati ngende sokana n'abana, kandi mu gusokana n'abana ntabwo yasiga muri umuntu urumva baba bari bwajyane. Hanyuma noneho ukabona mu mishinga myinshi cyangwa se mu bintu byinshi ategura bijyanye n'urugo, ariko iyo baryamana niwe ubikwibwira, niwe ubikwisabira akakubaza muri umuntu wawe gutya na gutya, muri umuntu wawe gutya na gutya. Meze mute? Nizere ko mumeze neza nk'uko bisanzwe. Ni Queen nk'ibisanzwe Amahomebest TV tuberaho kubagezaho utuvidewo tw'ubwenge. Uyu munsi rero noneho twazanye ikiganiro kivuga gutya: ese ushobora kumenya muri umuntu wawe kaguca inyuma cyangwa se muri umuntu wawe ko yagutwaye umugabo gute? Nihe mpinduka iba, nihe ngaruka iba kuri abo bantu? Ushobora kuba ushatse cyangwa se washatse umugabo ukaba watekereza ukavuga ati wenda mu gihe muri unange ari mu rugo ntacyo ari gukora, cyangwa se ukamubwira ati ngwino uri mu rugo, uziga uri mu rugo, cyangwa se urebe utwo ukora nawe ushaka ibyo wiga utere imbere. Ubukunda muri nawe mwarakoranye, mwarasangiye akabisi n'agahiye. Ntabwo washaka umugabo wo mu mujyi ngo usige muri nawe mu cyaro, uravuga ati uko byagenda kose kanange muzane arebe ko Kigali imera, agire n'utwo mfasha. Kavuga ati wenda abakozi bashobora kuzamfatira abana nabi, ariko muri wanjye ntazamfatira abana nabi. Ni umukobwa muziranye bihagije, mwareranwe, mwasangiye akabisi n'agahiye, mwatubanya kondo, mwaraganiraga, buri mabanga yose yabaga yazi, buri mabanga yawe yose ayazi, nawe uyazi, ntacyo aguhisha pe, wisanzura kuri fone ye nawe akisanzura ku yawe, mbese ibintu byanyu byose biza ari inyikirizi imwe. Wamugeza mu rugo rero akaza abakubaha pe, akugisha inama, ibintu byose abikubwira, nta gihinduka, nta cyabaye, nawe ukamwongerera icyizere, ukaba wamutuma mu cyumba cyawe, ukaba wajya utuma yisanzura ahantu hose, ukaba wamuha ubwisanzure buhagije pe, ku buryo ntacyo umwima, nta shyari, ntaki, ku buryo nawe atakugira ishyari ngo avuga ati mukuru wanjye bayeho gutya ariko nanjye mfata nk'umukozi, cyangwa se bigenda gutya ukamureka. Ejo n'ejo bundi ukajya ubona yambaye nk'urukweto rwiza kandi rushyashya, ukaba wamubaza ati se ko nzi ko ntaguhaye amafaranga yo kugura runo rukweto wayakuye? Akavuga ati ni inshuti yanjye yabinguriye. Nawe ukavuga ati n'ubwo nyine ashobora kuba afite sheri yamuguriye, ntawamenya. Ugasanga umwana afite telefone irenze, nawe ubwawe udatunze, ukabona utangiye kukurengaho, arakoresha imisatsi buri cyumweru, arasaba impushya za hato na hato, mbese ukabona byarahindutse kuri we. Niba ageze mu mujyi nawe ntubyitaho, ukavuga ati buriya nuko umujyi ushobora kuba hari ufite ukuri kumutwara, bikaba ngombwa ko nyine hari ukuntu bigenda. So rero biguma gutyo bikagenda na utazi ibyo ari byo, ugasanga umugabo wawe niba hari byinshi yajyaga gukorera bijyanye no kugusohokana, bijyanye no kuba yakwambika, ukabona ntabyo akora, ukabona wenda arashaka kuba yasohokana n'abana, ukajyana na murumuna wawe, aho wenda mwajyanye agaconga cyagiye uri ku kazi akaba aribwo avuga ati ngende sokana n'abana, kandi mu gusokana n'abana ntabwo yasiga muri umuntu urumva baba bari bwajyane. Hanyuma noneho ukabona mu mishinga myinshi cyangwa se mu bintu byinshi ategura bijyanye n'urugo aravugana murumuna wawe kenshi. Ndetse murumuna wawe afite amayinite yo guhamagara, afite bando, mbese utuntu umugabo atakagombye kwitaho akajya atukwibutsa, inkweto, amasilipe yo kogana, imyenda kujyana ahantu, ugasanga ararusha impuhwe wowe musiste. Kandi ubundi tuzi ko iyo murumuna w'umugore ari mu rugo, umugore ari we umufiteho ubushobozi bwinshi. Hariho n'igihe n'umugabo aba atibuka akanahari rwose ibyo bintu adashaka no kumenya niba ajya nabikenera, ahubwo akaba ari wowe umucara bugufi ukavuga ati murumuna wanjye ko akeneye inkweto, murumuna wanjye ko akeneye amafaranga yo kugura ikariso, ugasanga urabimwibutsa. Ariko iyo baryamana
niwe ubikwibwira, niwe ubikwisabira akakubaza muri umuntu gutya na gutya, muri umuntu gutya na gutya, noneho kugira ngo nawe uzabikonfirme neza uvuga ati aba bantu hari icyo bahuriyeho. Akenshi uzasanga muri umuntu wagusaba nk'uruhushya, wenda umugabo wawe ari ku kazi, usanzwe ubizi ko umugabo wawe ataha saa 12 za nimugoroba, muri umuntu wawe akagusaba uruhushya ati hari fete ndi bujyemo wenda runaka, nawe ukarumuha nkuko bisanzwe nyine, yarangiza akagenda akaba yataha nka saa 4 z'ijoro, wa mugabo wawe ntaraza, kandi wa mugabo wawe ataha saa 12, wa mugabo wawe nawe ukabona wenda aje nka saa 5 z'ijoro, muri umuntu nawe yaje saa 4. Ese niki cyatumye uwo mugabo atataha kare nk'ibisanzwe? Mbese ukabona ni ibintu bihuriranye, ariko kubera ko n'ubundi uburaho uri mu mandazi ntabyo wakitaho, utarakeka ibyo ari byo. Hanyuma noneho ukabona niba wenda urugero wiriwe mu rugo utiye muri nka telefoni, ugasanga wajya muri call ukabona harimo password, kuri WhatsApp harimo password, message harimo password, mbese ukabona password zabaye password, ku buryo ukabona niyo umuntu amuhamagaye adashobora kwitaba telefone, cyangwa se adashobora kwitabira mu maso yawe, agenda akajya kwitabira hirya, ugasanga araguhisha. Kera yarakuganizaga, kera yakubwiraga amabanga yanyu yose, kera yabonaga umusheri mushyashya akakubwira, kera mbese amafuti yose beraga mu rugo ari kubwiraga bitagenda neza, ariko ugasanga nta kuro akiguha, aragusubiza uko yiboneye. Wamubaza ati abana bari ati sabawe kutaje kureba niba bariye, wowe uri kukazamaze ati papa w'abana yaje, ati byo se ndabishinzwe njyewe birandeba. Wamubwira ati se ko papa w'umwana yatashye cyangwa se wenda ntaraza, ati njye yashatse ibyo birandeba. Wamubwira ati hanagura inkweto, ukabona mbese aragusuzugura. None ikindi cya kabiri, mwaba mwiriye mu rugo umugore n'umugabo, kwa kundi nda muri mu cyumba mu masasita muri babiri, ukabona hari uwabuze amahoro, handa ishyari burya rijya rikora mu bagore, ugasanga muri nawe afite ishyari ko muri mu cyumba, ugasanga aroshya abana bakaza bagakomanga ku cyumba bakababuza amahoro, cyangwa se nawe ubwo akaza agakomanga akababuza amahoro, kubera ko afite ishyari, arumva muri mu cyumba mufite ibyo muri gukora byandi akorerwa murimo murabikora, akumva ko nyine adashaka ko muba mu cyumba mwembi muri babiri, kandi rwose umugabo waramwishakiye kubera ishyari rikabica. Mwamuri muri saro hagira akantu mukora kagaragaza urukundo, ukabona birakariyemo, ukabona isahaguruka aragiye, ukabona mbese ukabona ni ibintu yanze, ni ibintu bimugoye kubyakira ko ibyo bintu bihari. Ako kantu kakwereka ko bajya baguca inyuma, koko ako nako kari mu byabikwereka. Hanyuma noneho warangiza ukajya niba ugiye gufata telefone y'umugabo akavuga ati ntukajye mfatira telefone, ugasanga arakwiyama, ugasanga aragize arakwishitiye yanze ko unakora kuri telefone, ugasanga niba umuregeye muri umunatu ubundi muri umunange sigaye ambwira nabi akansuzugura, undi ati niba ari ko wamureze, niba ari ko ibyo ngibyo biranduragiye mpurira he nabyo kingemba mu gikoni, niko mba ari ku kazinzi byanyu, kuki udahana muri umuntu wawe, ugasanga nta nubwo birebaho, nta nubwo bimufasheho. Hanyuma noneho akantu kazabikubwira cyane, umugabo azabiganiraho n'umukobwa avuga ati ugireka kumusuzugura atazagira icyo amenya. Kagasuzuguro n'umujinya ntago bizatuma yikontorora, azacikuvuga ati ubundi umugabo wa ni mama cyangwa se wumva aragututse, wibaze kuri ibyo bintu byamugezeho kandi wabiganiye n'umugabo wawe. Uzabitekerezaho cyane, kubera ko waganiye n'umugabo wawe, ntimwari kumwe, ntuzi uburyo uwo muntu yabimenye, ntuzi mbese impamvu uko byagenze. Hanyuma noneho akenshi na kenshi nuza wenda uvuye ku kazi, usange igipangu kirakinze kandi nticyajyaga gikingwa. Impamvu wagikinze n'iki? ni ukugira ngo utabinjirana, utabatungura, ukabagwaho nabo bakabona ko
cyangwa se ukabagwa gitumo. Kandi uzasanga nyine utegerereza hanze akaba ari bwo bagukingura, cyangwa se ukaba wahamagara telefone y'umugabo uri hanze ikaba yamara iminota 5 itagufasha, wahamagara n'iy'umukobwa bikarangira atagufasha. Ibyo rero bigaragaza ko nyine n'ubundi barimo baraguca inyuma, nta mwanya bafite wo gukingura. Cyangwa se ugataha ukajya kumva niba umugabo yiriwe mu rugo we wagiye ku kazi, ukaza ugasanga abana ngo bagiye gusura kwa tante ku bintu bitunguranye, kandi uwo murumuna wawe ari mu rugo. Ukibaza impamvu gute abana bagenda we agasigara, ukatuvuga ati n'ubundi buriya nyine muri wowe uhita utekerezaho, ariko kuba utarabibona nk'ibibi byadanje. Ikintu kizabikubwira neza ko ibyo bintu bikonfirma neza burundu. Abantu baryamanye cyane ntushobora kubiyoberwa, bageraho barabisha yego, ariko byo birigaragaza. Uzasanga atakikubaha, agutuka buri kintu cyose mubwiye kugusubiza, akaba afite igisubizo cya buri kibazo cyose uri bumubaze. Ugasanga niba yatekeraga amasaha aya n'aya, ugasanga aravuze ati nudashaka umukozi ibyo birakureba, uzagumana akazi kawe. Mbese ugasanga niba umugabo yaraguhaga minerivare ye nta kigwa, ugasigaye yimwihera, akayimunyuzaho biri byose akajya bimwihera, ugasanga byakozwe kandi warabikoraga. Ikintu uzakora ni iki? Uzicaze muri muna wawe muganize, mubwire ko ubizi, ariko ntusare, kuko ushobora gusara hakaba iyindi mpamvu. Ushobora kubishyira hanze kubera ko ibyo byose uba uri gukeka. Ntabwo wari wafata abantu ngo ubafatane igihanga. Ngombwa rero ko niba wowe ubitekereza unabikeka, ishaze muri muna mwereke ko ubizi, mubwira ati itware gutya, mubwira ati ibintu uri gukora ntabwo ari byiza, uriya n'umugabo arubatse ntacyo yakumarira, kandi ikindi bizatuma natwe tutabana neza. Hanyuma wamara kubibwira umukobwa, ukaba wasatira umugabo ukamubwira ati nawe ati murumuna wanjye gutya, nkeneye ko tumuhana, nkeneye ko byaba ngombwa akava hano. Umugabo akavuga ati reka tigute se, tingewe ninjye wamuzanye, tingewe ninjye maraso ye. Niba wowe waramuzanye akaba kunaniye, njye nabikoraho iki? Waramuzanye, amenyereye hano, agomba kurererwa hano, n'ubundi ni nk'umwana nk'abandi. Urafata umwana umwirukane se, ubwo mabukwe azabibonaho gute? Cyangwa se n'imiryango izabibona gute? Usange ntashaka kumwirukana mu rugo, ntashaka ko hava, ntashaka no kubyinjiramo kubera impamvu imeze gutyo na gutyo. Ikikora wowe ubigendamo neza, ukabigenza gake, ukakira nyine ibyo bintu, hanyuma nawe ugashaka icyo gukora witonze, ugashaka ukagenzura uburyo ki uzabafatamo. Buryo umuntu afatanye umuntu igihanga nibwo ibintu bisobanuka kandi bikanagaragara. Utarafata ikintu utarakibona neza, ntushobora kukiregera cyangwa se kukizamukana. Amagambo ntahahurire n'ibikorwa. Ikiganiro ni akagaruka, yari Queen nk'ibisanzwe. Ciao ciao.